Imana ishimwe nanone uyu munsi kuri uyu munsi w'icyumweru kandi mbahaye ikaze turi imbere y'Imana ndetse ndabifuriza guhabwa umugisha n'Imana kubwo ijambo ry'uyu munsi ndetse n'amateraniro no gusenga. Imana yagambiriye kuduha ibyiza, abari hano Imana ibagire neza, n'abandi bakurikiye ubutumwa bw'izi ijambo ry'Imana muri hirya no hino ku bw'ikoranabuhanga. Imana ibagire neza baho umugisha. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 23 tugeze ku murongo wa 27. Handitse ngo umwami Yesu aturisha inyanja, yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja dukize, turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibatera ubwoba? Mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Umurongo wa 27, abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Imana ishimwe cyane kandi no kuri Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni muntu ki? Niryo jambo ry'Imana dufite uyu munsi kandi tuzakomeza kuritekerezaho muri iki cyumweru cyose. Uyu ni muntu ki? Ahangaha turabona yuko abigishwa bari kugenda mu bwato bari kumwe n'umwami Yesu, maze ijambo ry'Imana ryatubwira ngo umwami Yesu yari asinziriye. Kandi mu gihe yari asinziriye, noneho ubwato bwari buri mu muraba, ndetse abigishwa bari bafite ubwoba rwose. Babonaga ko ibyabo birangiye. Mu yandi magambo ni nk'aho batazirikana, nta nubwo bibukaga ko umwami Yesu yagendanye nabo muri ubwo bwato. Ubu butumwa bwiza bwa Matayo akomeza yerekana umwami Yesu, amwerekana mu buryo Yesu ari umwami. Ubundi Yesu ni Kristo, ni umwami w'abami. Noneho Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo by'umwihariko bwerekana Yesu nk'umwami, bwerekana Yesu nk'umwami ukora, umwami urinda, umwami utabara, umwami ukiza, umwami ushobora byose. Mbese Matayo agerageza kugaragaza ibikorwa umwami Yesu yakoze bimugaragaza nka Kristo umwami. Imana ishimwe cyane. Nanone tuzakomeza muri iki gitabo ubutumwa bwiza bwa Matayo, no ku cyumweru gitaha tuzabona buryo ki umwami Yesu yakijije umuntu wabanaga n'ubumuga bwo kutagenda. Noneho abari bamuhetse ari 4 baraza nk'ano mu rusengero, bapfumura hariya hejuru, noneho bamumanuriramo. Umwami Yesu Kristo akora igitangaza, aramukiza. Ku cyumweru gishize twabonye buryo ki yakijije nyirabukwe wa Petero wari urwaye ubuganga. Niyo mpamvu rero ndetse muri iki cyumweru nuba n'umwanya uzakomeza usome iki gice cya 9, uzabona imirimo ikomeza kugaragaza ko Yesu ari umwami. Mariko we agaragaza umwami Yesu nk'umutambyi, agaragaza buryo ki yadupfiriye, buryo ki yatwitangiye, buryo ki yaje gukora ndetse gukorera abo yasanze. Luka agaragaza umwami Yesu nk'umuhanuzi, akagaragaza buryo ki umwami Yesu yaje ari ijambo kandi yaje aduhuza n'Imana, yaje ari we butumwa, kugira ngo noneho twumve ijambo rye, twumve icyo Imana itubwira, tugarukira Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana atugaragariza umwami Yesu nkaho ari Imana, ngo mbere na mbere hariho jambo yari Imana, jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndetse n'ibi byumweru turimo tuzakomeza tureba Yesu nk'umwami nk'uko Matayo abigaragaza. Yesu ninde rero? Kristo ninde? Ese uyu mwami Yesu Kristo yakoze iki ari hano kuri iyi si mu myaka 3 yamaze akora umurimo we wari wamuzanye? Niyo mpamvu rero uyu munsi ni ngombwa cyane twibaze, turamutse nawe ubwawe uramutse wisanze mu bikugoye. Tubonye abigishwa yuko bari mu bibagoye, bibaruhishe, ndetse babonaga ko urupfu rubasatiriye, na buryo ki babyitwayemo. Reka mbwire ngo hari abantu b'Imana bagiye bitwara neza mu ngorane bahuye nazo. Umuririmbyi, umuhanzi w'umuhanga w'umunyamerikakazi witwa Korosibi yahimbye indirimbo nyinshi cyane kandi zo guhimbaza Imana. Ndetse igihe kimwe ubwo yari arwaye amaso, umuganga wamuvuraga yaje kwibeshya akoresha umuti utariwo. Noneho uyu nguyu Korosibi bimuviramo
yuko abana n'ubumuga bwo kutareba neza neza, ariko icyo gihe icyifuzo cye yasengera, yakomezaga gusengera ubwo yahimbazaga Imana aririmba indirimbo, yaravuga ati umva rero jyewe ndashaka kureba Imana. Yari afite amaso yo mu buryo bw'umwuka, ibyo kureba iby'isi ntacyo byari bimubwiye. Aravuga ati jyewe nshaka kwegera Imana, nshaka kureba Kristo. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Kuva kera rero kugeza na n'uyu munsi, iyo ubashije guhura na Kristo, iyo ubashije guhura n'Umwami Yesu, hari ibihinduka haba mu bugingo, mu myitwarire ndetse no mu mikorere. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunsi umwe Zakayo yahuye n'Umwami Yesu. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, none ahuye n'Umwami Yesu, none hari ukuntu byamugendekeye, abasha kwisobanukirwa, abasha kureba ibyo atunze, abasha kureba imikorere ye, abasha kubona abo yambuye ibyabo. None aravuga ati umva rero uyu munsi kuva nahuye n'Umwami Yesu ndagomba kugenda nkabishyura, buri wese natwaye ibye, nambuye ibye, ndagomba kubimusubiza. Uko niko guhura n'Umwami Yesu, uko niko kubona yuko uyu muntu batangariye, uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu wagiye mu rugo rwa Petero agasangaho nyirabukwe akamukiza, uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki wagiye akahura n'umuntu wari ufite ibibembe ku mubiri akamukoraho kandi bitari binemewe, akamuhagurutsa ibibembe bigakira? Uyu muntu ni muntu ki? Guhesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo kuri uyu munsi ukubere umunsi udasanzwe mu buzima bwawe, umunsi ugiye gusobanukirwa uyu muntu ni muntu ki, maze ufate umwanzuro kandi ugendane na Yesu waje ari Kristo kugira ngo atugirire neza. Abantu bahuye n'Umwami Yesu byanze bikunze ntabwo baguma uko bari bameze, ahubwo bagira guhinduka. Aho dusomye uyu munsi rero, abigishwa bari mu bwoba, bari mu bwato bafite ubwoba. Yesu nawe yari asinziriye rwose, nta kibazo yari afite. Kuki? Kuko yari yisobanukiwe. Abigishwa bamaze kugira ubwoba rero, bakangura Umwami Yesu, batese ntabwo byitayeho, gira icyo ukora, turapfuye, turashize, byaturangiranye. Umwami Yesu aravuga ati kuki mufite ubwoba? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, kuki mufite kwizera gukeya? Nubwo mwari mubona ko nsinziriye, nta cyambuza gukora. Muragomba kumenya ngo Umwami utegeka byose ari kumwe namwe, ngo nuko acyaha umuyaga ndetse n'inyanja biramwumvira. Imana ishimwe cyane. Amaze gucyaha umuyaga n'inyanja, noneho baribaza uyu ni muntu ki rero? Uyu ni muntu ki noneho n'inyanja nayo yumva gutegeka kwe? Haleluya! Ndetse n'umuyaga uratuza. Uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki? Nibwo butumwa bwiza dufite uyu munsi. Uyu muntu ni muntu ki rero? Nta gitabo Umwami Yesu Kristo yanditse. Muzi ko ibitabo byinshi, abahanga benshi, abantu bakomeye n'aboroheje, abantu bashoboye banditse ibitabo byinshi cyane, ariko Umwami Yesu nubwo nta gitabo yanditse, hari ibitabo byinshi cyane kuri iyi si byanditswe kuri Yesu Kristo. Umwami Yesu nubwo atarwanya urugamba ngo agabe igitero runaka, ngo atere igihugu cy'ibunaka, ariko yatahukanye intsinzi ku isi yose. Imana ishimwe cyane. Uyu rero ni Kristo, uyu ni Umwami Yesu amateka yubakiyeho. Niyo mpamvu iyo babara imyaka baravuga bati mbere y'ivuka rya Yesu, ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2022 nyuma y'ivuka rya Yesu. Uyu muntu ni muntu ki? Amateka yubakiyeho. Uyu muntu ni muntu ki? Imibare babara bakayishingira kuri Yesu, imyaka babara bakayishingira kuri Yesu. Uyu munsi ku itariki 20 bikaba byubakiye kuri Yesu, ndetse n'iminsi y'akazi niyo gusenga, niyo materaniro, iyo minsi yose igenda izenguruka kuri uyu muntu. Rero uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu uri hano ku isi ntago asanzwe, ntago ameze nk'abandi bantu, ahubwo yaje ari Imana, yigira umuntu kugira ngo aduhe agakiza. Reka turebe igisubizo. Icya mbere, uyu ni Kristo wahanuwe. Uyu ni Kristo wahanuwe. Yesaya igice cya 7 umurongo waho wa 14 ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Immanueli. Uwiteka ni uzabihera iki? Ikimenyetso. Ikihe kimenyetso? Umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Immanueli. Bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Bisobanura uyu nguyu yavukiye mu kiraro. Kuba yaravukiye mu kiraro byari byarahanuwe. Kuba yarabyawe n'umwari byari byarahanuwe. Akarenganywa, akicwa, nyuma akazuka ku munsi wa gatatu, ibyo byari byarahanuwe. Uyu ni Kristo rero wahanuwe. Imana ishimwe cyane.
cyane. Niyo mpamvu hano mu butumwa bwa Matayo mu bice biri imbere mu gice cya 16 umwami Yesu abaza abigishwa be ati ariko mugira ngo ndinde. Nuko Petero abwirijwe n'umwami Imana aramubwira ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Aturahirwa Petero kuko si wowe ubyihishuriye ahubwo ni data, Imana data wa twese uri mu ijuru niwe ubiguhishuriye. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Kristo rero wahanuwe. Imana ishimwe, niwe gisubizo cy'ibibazo byose, niwe ubasha gukemura ibiza n'akaga, niwe ubasha kutuneshereza Satani, niwe ubasha gushyira iherezo kuri Gehinomu maze ntibikugireho uburenganzira. Icya kabiri rero, uyu muntu ni muntu ki? Ni umwe mu butatu bwera bw'Imana, ni umwe mu butatu bwera. Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 atugaragariza buryo ki umurongo wa 6 ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntabwo byamubujije kuza muri twebwe. Muri Yohana igice cya 1 ngo nuko yaraje yambara umubiri kugira ngo adukize, kugira ngo yisanishe natwe, uretse gusa ko atakoze icyaha. Uwo rero ni Kristo. Uwo ngo ni Imana yaje noneho yigira umuntu. Ni umwe mu butatu, ni Imana mwana ahwanye n'Imana. Muri Yohana igice cya 1 twahavuze aho jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Ndetse uyu nguyu Yesaya yakomeje ahanura ibye avuga ngo ni Imana ikomeye, umujyenama, ubwami buzaba ku bitugu bye. Uyu rero ni Imana ikomeye, ni umwe mu butatu bw'Imana, Imana data, Imana mwana n'Imana umwuka wera. Kamere ye rero ni kamere y'Imana, yaje ari Kristo. Imana ishimwe cyane. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 30 umwami Yesu yarihamije ubwe aravuga ati jyewe na data turi umwe, jyewe na data turi umwe. Yohana 10:30. Uyu muntu ni muntu ki? Ntabwo ari umuntu usanzwe ahubwo ati jyewe na data turi umwe. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ni muntu ki rero? Icya gatatu nuko muri we duhabwa agakiza, muri Kristo duhabwa agakiza, duhinduka icyaremwe gishya. Niyo mpamvu nanone Pawulo yandikira Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 17 ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Uyu rero muri Kristo duhabwa agakiza, muri Kristo duhabwa ubutware. Niyo mpamvu yabwiye Petero ati nawe uri Petero kandi nguhaye imfunguzo, icyo uzafunga mu isi kizafungwa no mu ijuru. Imfunguzo ni uvuga ngo tugomba gusenga tugahabwa ibisubizo by'amasengesho. Mureke dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni muntu ki? Uyu yaraje ngo aduhe agakiza. Tumaze kubona agakiza dushobora gusenga maze Imana ikadusubiza. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Nguhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, nguhaye ibisubizo by'amasengesho. Reka dusenge Imana kuko bigira umumaro munini cyane. Kandi mu byahishuriwe Yohana igice cya 8 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8 amasengesho yacu, amasengesho yanyu abizera baba ari mwebwe turi kumwe hano mu iteraniro n'abari ahandi, ayo masengesho abamarayika barazamura nk'umubavu uhumura neza kandi bakazana ibisubizo by'amasengesho. Mureke dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Ushimwe, turagushimiye ko wohereje Yesu Kristo ni ukuri akadusobanurira ibanga rya Kristo kandi akaza ari Kristo maze twafata isezerano ry'agakiza tukabasha guhabwa ibisubizo by'amasengesho. Warakoze Mwami Yesu ko waturishije umuraba ndetse n'inyanja, maze uyu munsi ndagusenze kugira ngo mwene data wese waba ufite ikibazo kimuhagurukiye ubashe kugiturisha, kuko uri umwami wa byose kandi utegeka byose, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.